ukuri kudasanzwe ku munsi wa Noheli, inkomoko yayo n'impamvu imaze imyaka 2000 yimakazwa, n'umumaro n'izindi mana z'ikirenga. Umunsi w'ubusinzi, umunsi w'ubusambanyi, aho abarozi bahaguruka impanuka zikiyongera, byose ni kuri uyu munsi wa Noheli. Kwizihizwa buri tariki 25 Ukuboza. Ni umunsi w'ingenzi ku bakristo benshi ndetse n'abantu batandukanye ku isi. Nyamara si benshi bazi inkomoko nyakuri y'uyu munsi wa Noheli. Muri iki cyegeranyo turagaragaza aho Noheli yaturutse, ndetse turebe n'impamvu yahiswemo nk'umunsi wo kwizihizwa, n'ukuntu yagiye yimakazwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye hano ku isi. Turanasesengura umubano wayo n'imigenzo y'abakera, imigenzo y'abapagani ndetse n'imigenzo y'abatarizeraga Imana mu bihe byinshi bigiye bitandukanye by'amateka y'isi. Inkomoko ya Noheli, bahaye ikaze. Ityazo TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi. Inkomoko ya Noheli igaruka ku mateka ya kera, aho Abanyaroma bizihizaga Saturnia, umunsi wo guhimbaza Imana yabo bakundaga bita Saturni. Yabo bayizizaga ku itariki 17 kugera ku itariki 23 Ukuboza buri mwaka. Hari kandi umunsi w'ububwira kabiri uzwi nka Solar Invictus, wizihizwaga ku munsi w'iminsi migufi y'izuba, uzwi nk'iminsi y'izuba witwa Winter Solstice, wabaga ku itariki 25 Ukuboza. Iyi migenzo y'abapagani yagize uruhare rukomeye mu kugena umunsi wa Noheli, kuko abakristo ba mbere bashakaga kwihuza n'umuco wari umaze kwimakazwa mu bihe byinshi bigiye bitandukanye. Reka twibaze impamvu itariki 25 Ukuboza ari umunsi wahiswemo nk'umunsi bakwita Noheli. Mu mwaka wa 336 ubwo Kiliziya Gatolika y'i Roma yahisemo itariki 25 Ukuboza nk'umunsi wo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo. Ibi byari uburyo bwo gusimbuza imigenzo y'abapagani no guhinduramo ukwemera gushingiye ku Bukristo. Nyamara ni ahantu muri Bibiliya hatubwira ko Yesu yavutse kuri izi tariki 25 naho wabona, ariko Roma yahisemo gufata uyu munsi hitamo no kuwuhuza n'imigenzo y'abapagani ndetse n'imigenzo y'abatarizeraga Imana, ubwo imana zabo bazizaga yuko zavugaga kuri uyu munsi w'itariki 25 Ukuboza. Bahitamo yuko itariki 25 waba umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yesu. None reka twibaze uko Noheli yagiye yimakazwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse igakwira isi yose. Uko imyaka yagiye ishira indi igataha, Noheli yagizwe umunsi mpuzamahanga. Mu binyejana byakurikiye, ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibihugu byo muri Amerika byimakaje Noheli nka gahunda yo kwemera umuco, ubucuruzi. Mu gihe cy'abami b'Ubwongereza ngo twakwita Charles wa kabiri, Noheli yatangiye gushingira ku gusangira ibyishimo, impano ndetse no guhuriza hamwe imiryango igiye itandukanye, aho umwana yabaga yaravuye mu rugo agahitamo gusangira ibya Noheli n'ababyeyi babo, cyangwa ababyeyi bagasanga abana babo kugira ngo basahingire ibya Noheli. None umubano wa Noheli n'ibigirwamana bya kera byo wifashe gute? Byatunguranye yuko abantu benshi bakwizihiza ivuka ry'ibigirwamana byabo mu minsi ya nyuma y'Ukuboza, guhera ku itariki 17 kugeza ku itariki 25 Ukuboza. Urugero twavuga nk'ibirori by'Abanyamisiri, aho bizihizaga imana ya Horus ku itariki 25 Ukuboza, ndetse tukibuka n'Abaperesi bibukaga imana yitwa Mitara, ndetse n'Abanyababuloni bafataga Nimaroda nk'igihangange cy'imana gitangaje cyane. Aba bose bavutse cyangwa bizihizaga izo mana muri iyi minsi mikuru, umunsi dusanzwe tuzi nka Noheli ku itariki 25 Ukuboza. Byerekanye ko uburyo umuco w'ikiremwa muntu wagendaga uhuzwa n'ibitekerezo by'idini ndetse n'imico yagiye yimakazwa mu bihe byagiye bitambuka, uko ibihe bitaha ibindi bigashira. Bahitamo yuko n'umwana w'Imana yavuga yuko predictinga yuko yaba yaravuze ku itariki 25, ariko ibyo si byo nk'uko Bibiliya ibigaragaza. None impamvu Noheli yakomeje kwigarurira isi ni iyihe?
Noheli ntabwo yabaye umunsi w'idini gusa, ahubwo yagiye iba igitekerezo cy'ubucuruzi, aho ibihugu bikomeye nka Amerika byayigize umunsi w'ubukungu, aho abakoraga ubucuruzi n'inganda n'ibikoresho bakoreshaga muri izo nganda byabashaga kuba byagurwa mu gihe gito kuri uyu munsi w'itariki 25 ndetse na mbere y'uyu munsi, ubwo hakorwaga impano nyinshi ndetse hakagurwa n'imyambaro n'imitako mu gihe abantu bashakaga mu gutanga impano kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Nta gushidikanya Amerika bigizemo inyungu ndetse iwugira umunsi w'ubucuruzi abantu bagomba kwitegura mu gutanga impano mu miryango ndetse no mu mashuti y'abantu bagiye batandukanye. Ariko ikigero cya Noheli muri iyi si yacu twakwibaza nacyo ati ni ikihe? Mu bihugu byinshi bya Afurika, Aziya n'Uburayi, Noheli ifatwa nk'umunsi w'ubusabane ndetse n'amahoro. Ariko hari ahandi ahantu ubu bwamamare bwa Noheli butaragera. Twavuga nk'amadini yagiye atemera iyi Noheli, twavuga nk'aho iyi Noheli itaragera mu bihugu by'Abasilamu ndetse n'Abahindu. Ariko iyi Noheli ntabwo twagarukira ahangaha, reka twibaze no ku byaha bikorerwa muri uyu munsi, nubwo ari umunsi w'amahoro n'ubusabane. Nta gushidikanya kuri uyu munsi nibwo mwumva impanuka nyinshi zahitanye abantu benshi bagiye batandukanye. Ni nabwo twumva yuko abantu benshi bagiye bahura ibyago, abasambanye, abasinze bakanywa bakarenza urugero, abasesaguye amafaranga ndetse n'abiyahuye, byose bibera kuri uyu munsi wa Noheli. Ibi wakwibaza ati ni ibiki? Ibi ngibi bisobanuye yuko uyu munsi wa Noheli ubwo imana z'ibigirwamana zagendaga zifata iyindi ntera muri iyi si ubukristo butaraza, aho uyu munsi w'itariki 25 bawushakiraga ibitambo mu bantu ndetse n'ibintu, bagahitamo kubitambira izo mana zabo. Nta gushidikanya na n'ubu niko bikimeze, hari ibihugu bikemera imigenzo ndetse n'imico ya kera. Ariko ntabwo twakwirengagiza yuko uyu munsi w'izuba w'itariki 25 Ukuboza uzwi nk'imana ya Horus mu gihugu cya Misiri cyangwa igihugu cya Egypt. Uyu munsi nibwo ubusambanyi bwiyongeraga cyane ndetse abantu bakemererwa ibyaha bimwe na bimwe, aho abasambanyi, abasinzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagaragaraga kuri uyu munsi mu kigero cyo hejuru cy'indengakamere. Ariko uyu munsi si umunsi wo gusesagura, ahubwo ugomba kuba umunsi wo kwishimira ibyo wagezeho, n'umunsi wo gusesagura ndetse no kujya kure y'Imana, nk'ubwo bavuga yuko ari umunsi wo kwizihiriza ivuka rya Yesu Kristo. Noheli n'umunsi udasanzwe ufite amateka yihariye kandi yimbitse. Niba wifuza kumenya byinshi ku buzima, amateka, ikoranabuhanga, Ityazo TV ni ijwi ryawe ry'icyizere. Ntucikwe, fata umwanya ukande subscribe, like kandi usangize iyi video n'inshuti zawe. Reka twubake umuryango uhamye w'abasangira ukuri n'ubumenyi. Murakoze kandi tubifurije umunsi mukuru mwiza wa Noheli ndetse n'ubunani. Tukabifuriza no guhirwa mu mwaka w'2025. Uzabahire kandi Imana izabashisha kugera ku byifuzo byanyu. Ibyo nibyo tubasabiye hano ku Ityazo TV. Reka duhure mu yindi video itaha.